Iyi ni isoko itera benshi gukunda u Rwanda, umukobwa useka neza karenze isanzure. Dore uyu ni umukobwa ukiri muto ariko utari gito, dore uyu ni umwana muto ariko utahereza umugati ngo awugute mu maso. Ubundi mu magambo make ariko adakerense uyu mwari mwiza ubereye u Rwanda, dore bijya gutangira ubundi byatangiye uko. Bamwe bati uyu tumukunda tutanamuzi ariko wenda ikibanze turamukunda. Amagambo menshi meza bayamuvugaho, ku mugani wa muhanzi bacika ururondogoro. Ibi bikaba amasegonda menshi mu minsi myinshi, birangira tumukunze ndetse dutangira no kumukundisha abandi bantu batandukanye. Uwo nta wundi, dore ubundi uyu mwari mwiza umwaza umwanda. Ubundi amazina yiswe n'ababyeyi bamwita Usanase Kaneza Deborah, dore ko anaseka neza cyane sha. Dore uyu musore ureba basa, basangiye akabisi n'agahiye, banyura mu buzima bugoye kandi butoroshye bombi. Ubundi uyu musore abantu benshi bamwita Derrick wa Kazuba kubera iyi couple ubundi bayita couple ya Derrick na Kazuba. Yiswe Derrick wa Kazuba kuko yamenyanye na Kazuba, bikaba couple ya Derrick na Kazuba, ariko se bataramenyana amazina yiswe na se na nyina ubundi bamwita nde? Nukuri iyo umurebye mu gihagararo, indeshyo ndetse nuko agaragara, amasoso meza nk'aya Gihanga, uyu bamwita Ndekwe Aime Fred. Mu by'ukuri umurebye mu minsi y'ubu ukirengagiza iminsi yashize, ushobora gutekereza ko aturuka ibwami mu bami. Abanyarwanda bo hambere baragira bati buriya nta mvura igwira kudahita, nta n'agahinda wagira Uwiteka atabasha kugukiza. Ndekwe Aime Fred ndetse n'umukobwa mwiza utagira uko asa bita Usanase Kaneza Deborah, cyangwa se mvuge couple ya Derrick ndetse na Kazuba, abantu benshi barusheho kubumva neza. Hari amateka abantu benshi batazi, ari ubuzima bwabo bombi buhishwa ariko abantu benshi batahishuriwe. Mbere yuko dukomeza, ndagira ngo mbanze nkwibutsa aka kantu. Aha ni kuri Bread TV Empire, hano nje nawe turi abanyamugisha. Nge wumva banyita Ngabo y'isonga ku isonga, nk'ikimenyetso cyo kudushyigikira. Ubanze urebe ni wakanze subscribe, share, like ndetse na comment kugira ngo tujye tubana muri video zacu za buri munsi ndetse n'ibiganiro byacu bitandukanye. Cyagiye amateka ndetse n'ubuzima biba byaguteye umugongo, Ndekwe Aime Fred ndetse n'uyu mukobwa usa neza bita Usanase Kaneza Deborah banyuranye mu buzima bugoye kandi butoroshye. Ubundi Kazuba na Derrick nabo ubwabo guhura kwabo byarabatunguye, nubwo bari bahuje inzozi ariko baturuka mu turere dutandukanye. Uyu mukobwa bita Usanase Kaneza Deborah ariko waje kumenyekana muri sinema nyarwanda, akamenyekana nka Kazuba wa Derrick. Uyu ni umwana wa gatatu mu bana batatu bavukana, bisobanuye ko ari we bucura mu bana biwabo. Uyu mwana yavukiye mu ntara y'Iburasirazuba ariko aza gukurira mu karere ka Kicukiro aho bita umujyi wa Kigali. Ahangaha yabaga kwa se wabo, ibyo byose bigaterwa yuko se na nyina nta bushobozi buhagije bari bafite, yigira inama yo kuza mu mujyi wa Kigali, niko kwisanga yibera kwa se wabo. Aha ni naho yatangiriye amashuri abanza, ariko mu gihe yari ageze mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza, avuga ko inshuti ze nyinshi zamubwiraga ko ashobora kuba yabasha gukina filime cyangwa se yifitemo impano yo kuba yabasha gukina filime nyarwanda. Ibi byose byaterwaga n'ukuntu yari azi kuganira, akabasha gusetsa ndetse no gusabana n'abantu bose. Nyamara uko iminsi yagendaga ishira indi kaza, avuga ko nawe yatangiye kwiyumvamo impano ndetse n'ubushobozi bwo kuba yabasha gukina filime nyarwanda, niko gutangira gushaka inzira nyinshi zitandukanye zanyuramo kugira ngo arebe ko yabasha gukina filime nyarwanda. Mu gihe yari ari gushakisha uko yatangira gukina filime nyarwanda, avuga ko ari urugendo rutari rworoshye kandi rwamugoye cyane. Bamwe bamubwiraga hoya ndetse atari yanababwira icyifuzo cye. Benshi bakamubwira ko ibyo ashaka kugeraho ntabyo ashoboye, ndetse bakamubwira ko ntacyo byamugezaho. Iki gihe avuga ko ari igihe cyamubabazaga ndetse kikamugora, ariko muri bavuga ko atigeze acika intege. Yakomeze kwitabira amarushanwa agiye atandukanye ndetse agakomeza gushaka inzira nyinshi zitandukanye zituma yashobora kugera ku ntego ze zo kuba yaba umukinnyi wa filime mwiza cyane. Umunsi umwe yaje kwitabira amarushanwa yari yabereye mu karere ka Kicukiro aho bita Gikondo, yari yatumiye abanyempano benshi batandukanye, hari bamaririmba, abakinnyi ba filime ndetse n'abandi. Ahangaha avuga ko yahagiye nta cyizere yifitiye, urebye avuga ko yahagiye ndetse atazi neza ko ari butsinde cyangwa se wenda niba ari bunatsindwe. Ariko uyu wabaye umunsi udasanzwe mu buzima bwe. Ahangaha niho Imana yakoreye ibitangaza ndetse abantu benshi bakiri gutangarira. Ahangaha yahahuriye n'umwana w'umusore ukiri mutoya wamenyekanye nka Derrick wa Kazuba, ariko amazina yiswe n'ababyeyi bakaba bamwita Ndekwe Aime Fred. Igihe cy'amarushanwa cyarageze, abitabiriye batangira gutoranwa kugira ngo babone gutangira ibizami cyangwa se babone gutangira amarushanwa bari bitabiriye. Ahangaha Kazuba na Derrick baje gutoranwa, maze biba ngombwa ko bakina filime nyarwanda cyangwa se isuzuma bumenyi cyangwa se ikizami bari bahawe. Biba ngombwa ko Kazuba na Derrick bakina filime bameze nk'aho bakundana. Ahangaha amata yabyaye amavuta, maze Kazuba na Derrick batsinda ikizami
ahangaha bombi bahabonera amahirwe yo kuba batangira kariyeri yabo yo gukina muri filime nyarwanda. Ni ukuri igihe cyarageze turabamenya ndetse turabakunda, nyamara dutangira no kubukundisha n'abandi bantu. Wowe twabanye muri iki kiganiro ukaba wemeye ko tugerana ku musozo w'iki kiganiro, ndagushimiye kandi nkuhaye ikaze. Nk'ikimenyetso cyo kudushyigikira, ubanze urebe niba wakanze subscribe, share, like ndetse na comment kugira ngo tujye tubana muri video zacu za buri munsi. Njyewe unyite Ngabo y'Isonga ku isonga, mbakunda cyane nk'uko munkunda.